Ndagusuje cyane kandi nanone nkwifuriza ibihe byiza gukurikiye Biga Media. Nizere ko umeze neza aho uri hagiye hatandukanye, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda. Ndagusuje cyane nkubwira ngo ni karibu nanone. Uyu munsi turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Tukaba twongeye kugaruka rero kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho hirya no hino ku isi, ariko nanone munyemerere twibande ku Rwanda cyane cyane yuko ariho kamera zose cyangwa se ariho isi yose hanze amaso, aho turi kwitegura kwakira irushanwa ry'isi yose ryo gusiganwa ku magare ryitwa UCI World Road Championship. Harabura rero amasaha make kugira ngo iri rushanwa ribe ryatangira kubera mu Rwanda, ariko mbere yaho hari ibikorwa bikomeje kuba hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange, aho tugiye kubagezaho bimwe na bimwe biri kubera hirya no hino. Uyu munsi mu gitondo ku itariki y'isa moya nk'uko byari byatangajwe na polisi y'u Rwanda, imihanda yose yari yamaze gufungwa. Ngira ngo ku bantu bakereweho amasaha make ya kujya ku kazi byababera ibibazo cyane, ariko ku isaha y'isa moya imihanda yose yo mu mujyi wa Kigali izakoreshwa muri irushanwa ry'amagare yari yamaze gufungwa, ndetse aho hari hagiye gutangira imyitozo y'abantu bazarushanwa muri iri rushanwa ry'amagare bo mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo ababashije kwihera amaso babibonye uko byari bimeze. Abantu uyu munsi rero bari bitabiriye ari benshi, ubona bahagaze ku mihanda. Ngira ngo nkaho twabashije kugera i Nyanza ya Kicukiro, ngira ngo abantu benshi murahazi cyane yuko hahurira abantu benshi cyane, nubwo gare yaho yabaye yimutse bitewe n'irushanwa riri kujya mbere. Abantu bari bahageze ari benshi cyane, bari bahageze ubona bishimye cyane, bari kwishima. Kandi nanone wibuke yuko byari imyitozo gusa. Ubwo twakibaza ngo mbese igihe irushanwa riraba ritangiye nyirizina biraba bimeze gute? Ntabwo ari aho gusa, kuko twageze na Sonatube. Ngira ngo Sonatube hariya kuri Rompwe murabibona uko byari bimeze, abantu nabwo bari benshi, ndetse hari hakeye cyane abantu bari gukurikirana uko bimeze. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kuko hari ikindi gitangaje cyane cyagaragaye, nuko ibyerekezo by'imihanda mu mujyi wa Kigali, mu mihanda iri gukoreshwa muri iri siganwa ry'amagare yahindutse. Ibyerekezo aho twamanukiraga iburyo ho hahise hahinduka, ibyerekezo byahindutse. Ngira ngo wenda abantu benshi babyibajije, ariko bishobora kuba byatewe wenda n'amategeko agenga irushanwa cyangwa se n'uburyo ibihugu byinshi bikoresha ibyerekezo by'imihanda mu gihe cy'urugendo. Ntabwo ari ibyo gusa kandi hagaragaye abantu benshi bo mu bihugu bigiye bitandukanye. Ntabwo ari abanyarwanda gusa bari baje gufana, hari n'abazungu bafite uruhu rwera, ndetse n'abandi baturutse mu bindi bihugu. Ubona ko byari ibyishimo cyane, bari baje ku mihanda baje kureba imyitozo y'iri siganwa riri kujya mbere uko yari imeze. Ntabwo ari ibyo gusa kandi ku isaha y'isa 5 hatangiye igikorwa cyitwa social ride, aho hitabiriyemo abantu bagiye batandukanye, harimo Minisitiri wa Siporo Ihere, hakazamo nanone umuyobozi w'umujyi wa Kigali, nawe yari yitabiriye iri siganwa, ndetse nanone n'abandi banyacyubahiro bagiye bakomeye batandukanye, bifatanije n'abaturage n'abana n'abakuru n'abandi bose bifuza gusiganwa ku magare. Bakora isiganwa ryagenze ibirometero 15 byonyine, bahita bagaruka kuri finish line yari iri kuri Convention Center. Ntabwo ari ibyo gusa kandi kuko urebye mu mujyi wa Kigali imyiteguro ikomeje kurimbanya, ndetse ubu tukaba twavuga ngo ibyo twari twarategereje byaje. Ikindi nanone ngira ngo dushimire cyane polisi y'u Rwanda, bigaragara yuko iri gukora akazi gakomeye cyane. Ngira ngo ku bantu babashije kugera ku mihanda babonye yuko muri buri metero byibuze 50 hari hahagaze umupolisi. N'akazi gakomeye cyane, bakomeje kurinda umutekano ndetse no kuwusigasira mu buryo budasanzwe cyane. Nizo update rero zari zihari, ngira ngo ukomeze ukurikirane uburyo byari byifashe mu gihe cyo kwitoza uko byari bimeze. Ndagushimiye cyane rero, ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ntakagucike, kandi nanone n'ibiganiro byiza tugenera abakunzi bacu ntibikagucike. Nge nari Mugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu ndabakunda cyane. Ciao.